noneho amazugu y'inaha abaga ari maremare wagira ngo ngarimezaga. Ndabasuhuje mwebwe mwese tubanye ku Mubyeyi Dina TV. Uko bisanzwe televiziyo ibagezaho ibiganiro bitandukanye by'abastar abo mu Rwanda, abo muri Afurika n'abo hanze yayo. Uyu munsi twabateguriye kandi tugiye kubagezaho amateka y'umustar, umunyarwenya, umuhanzi, umubyinnyi Uwimpundu Sandrine. Tugiye kubagezaho ikiganiro ni Umubyeyi Dina nk'ibisanzwe. Uwimpundu Sandrine ni umugore w'umunyarwandakazi, akaba umukinnyi wa filime umaze kumenyekana cyane mu Rwanda ku mazina ya Alphonsine. Uwimpundu Sandrine ubundi amazina ye ya nyayo nayo, aho benshi ku mbuga nkoranyambaga no kuri televiziyo na radiyo azwi nka Alphonsine, umwana w'umukobwa w'umunyamahane cyane, akaba umwana w'umukobwa w'umunyacyaro cyane, utewe ishema no kuvuga ikigoyi. Uwimpundu Sandrine afite umugabo bashakanye, bakaba bafitanye umwana umwe w'umuhungu, ku izina ry'ababyeyi akaba yitwa Mama Garo, akaba asanzwe akora umwuga w'ubudozi. Uwimpundu Sandrine uzwi nka Alphonsine ndetse akaba ari umwe mu bakinnyi ngenderwaho muri filime inyura kuri televiziyo Rwanda, ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA. Uwimpundu Sandrine tuzi ku mazina Alphonsine ari mu bagore bake bakina filime mu Rwanda basetsa nk'uko abagabo babikora, akaba ari umwe utuma filime nyarwanda zikundwa. Uyu munyarwenya yavukiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akurira mu karere ka Rubavu, nyuma aza gushaka ubuzima mu mujyi wa Kigali, aho yatangiye kubaka izina binyuze mu gutera urwenya no gukina filime. Yahereye mu mukino w'iteramakofe ariko akabona atakaza imbaraga ntacyo yinjiza, aza guhagarika ako kazi ahubwo yinjira mu mwuga wo gukina filime abifashijwemo na Kankazi wamenyekanye mu Runana. Alphonsine yagize ati ninjiye mu mukino w'iteramakofe nkiri ku ntebe y'ishuri, ariko naje kubona atari ibyanjye, amenye azanshiramo ntacyo ninjiza ndabireka. Nubwo yinjiye muri filime nyarwanda byasaga nko kugerageza ko yari yarabyifuje kera ariko bitinda gusohora. Kumenyekana kwe byamufashe igihe bimusaba no kwihiringa, kuko yabonaga ntaho kumenera ngo akabye inzozi, cyane ko yari yaragerageje kenshi ariko akadindizwa no kwakwa ruswa y'igitsina, amafaranga cyangwa se n'icyene wabo, bigatuma batamenyekana kandi bashoboye. Uwimpundu yakomeje avuga ko ibi bisitaza bitabura mu mwuga wa sinema. Yavuze ko umuntu ashobora kumva ashoboye ariko ubushobozi bwo kubona aho agaragariza impano ye akabura, aho akenshi bipfira mu majonjora, aho umuntu yitabira akagaragaza impano ye bakamubwira ko bazamuhamagara ariko agategereza kugeza amaso aheze mu kirere. Uwimpundu yavuze ko nawe yabangamiwe no kwakwa ruswa y'igitsina ndetse n'amafaranga, ariko akihagararaho akizera Imana ikamuzamura igihe gikwiriye. Sibyo, ariko njyewe mbivugire na hano, umuntu uzankangisha ngo azama akazi ke kuko namuhaye ubwambure bwanjye aribeshya cyane. Nzi ikindimo wanyuma akazi nkanakijyana n'ahandi, ariko n'abantu babikora n'abanyamahanga n'ahandi. Ikindimo nyine impano niyo nshatse kuvuga. Ariko Imana yaje guca inzira, atangira gukina filime ndetse yigarurira imitima ya benshi. Winjiraga muri sinema, filime yakinnyemo bwa mbere ntiyigeze isohoka, yarategereje amaso ahera mu kirere, gusa imiryango imwe n'imwe iramukingukira, atangira gukina nk'uko yabirotaga akiri muto. Muri 2009 yinjiye muri filime nyarwanda, amenyekana cyane binyuze mu gukina avuga ururimi rw'igikiga, bishimisha benshi bituma abayobozi ba filime zitandukanye bamubenguka bifuza kumukoresha. Alphonsine wasekeje abatari bake, agaragara muri filime zikomeye mu Rwanda zirimo City Maid, Sebikoko, Ejo si kera, Umuturanyi, Agahinda Kariza, Umwari Seri, Nyirankotsa, Igitutu, Mahitamo n'izindi nyinshi. Uretse kuba atambutse urwenya nk'umunyamwuga n'ibiganiro bye bigizwe n'urwenya, kandi benshi bifuza kumuganiriza kugira ngo basigaye bishime binyuze mu guhuza ibiganiro. Uwimpundu Sandrine yamenyekanye cyane kandi ku izina Alphonsine yahawe muri filime y'uruhererekane yitwa Umuturanyi, aho akina ari umugoyikazi avuga ikigoyi cyinshi. Yongeye kumenyekana muri filime Ejo si kera, aho yakinnyemo akantu akubita umugeri n'iteka Graciane cyangwa se Seburikoko. Yakomeje agira ati aka kantu naragakunze cyane, gafite urwego kanshyizeho kuko karahererekanijwe cyane n'abantu bo hanze barampamagara bati usanzwe ukina karate, ni gute ukubita umugabo agahunga, bimeze bite? Alphonsine umaze imyaka myinshi akina filime isaga 12, gukina filime no gutebya
ntabwo ari ibintu ashakisha cyangwa yaba yarize mu mashuri, ahubwo ni impano Imana yamuhaye. Yagize ati ushobora kumbwira ngo ngwino nguhe akazi, nkacishamo ijisho umunota umwe, nkahita mbikora binyoroheye. Uwimpundu Sandrine bari gukina muri filime 5 icyarimwe. Ibyo akabishobora kuko badakina babatunguye, kandi abikora buke buke. Filime yinjiye no mu rugo rwe, kuri ibyo akora umugabo we arabikunda ndetse aranabimushyigikiramo. Naho umwana we w'umuhungu yibyariye ntakimwita mama we, ahubwo amwita Alphonsine. Gusa uwo mwana nawe arabikunda. Alphonsine avuga ko ari umugore ukeneye iterambere rirambye kandi rihoraho, afite intego yo kuzaba umukinnyi mpuzamahanga muri filime na sinema ku isi. Uwimpundu Sandrine yageze i Kigali bwa mbere mu mwaka wa 2007, akaba yaratangiye gukina filime mu mwaka wa 2009. Yahawe ibihembo 2 mu Rwanda nk'umukinnyi mwiza wa filime wo mu mwaka wa 2020 n'umukinnyi mwiza wa byenda gusetsa w'umwaka wa 2020. Alphonsine amaze gukina filime nyinshi zirimo Umuturanyi, Seburikoko, Ejo si kera n'izindi. Ndagushimiye wowe wabanye natwe muri iki kiganiro. Niba ari ubwa mbere twiyunzeho, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro bijye bikugeraho. Kandi niba wakunze ikiganiro ukore kuri like. Ndabakunda, Imana ibarinde.